Haleluya. Amen. Mudushingira abakobwa banyu. Haleluya. Namwe murongora abakobwa bacu. Murakoze cyane. Uzamura inkoni dore nuko tuzamura umukwe mu ntera. Mubyeyi mukoze mu biganza nsanga ibiganza bye n'ibyakoraguye amata yaratagira umutima byakanze mudasobwa mu muhamashyi. Namwumva imirindi mwumva ni imfura cyane. Umwami yavuze ko umugabo w'u Rwanda agira impfundiko. Umukwe wacu arazifite ariko izo afite zimwe ziterwa n'agahinda bitamurikira mwase ahubwo yanyoye inka mu mwongera ndi. Uyu ni yahinze ahenda indaya ngayiraze buturi kuri iyo ngingo n'umunebwe mu muhanda. Hanyuma tegeka pare yicara wawe wanarongoye imbere kandi urongoro wapfuye. Numvise imfura nzima ariko arasaba mushiki wanjye kandi urabizi uturimo ajya mfasha agatumura akanasasa ibirenge. Hanyuma ubwo nikoza hirya hamba mfasha handigunga masenge mukamusore mwajurije muhati samu ko wikunze ni mushiki wanjye arongoye ati se shaka impamvu itaranyishe ndetse n'anyogokuru akarongorwa natumva zabikida turika ndaseka numva bishobasha kuba ari byiza. Hanyuma rero reba kuri nganiye n'ubukunzi neza marene nawe jya hajya wegeye barabahungu nta kibazo umuraringaniye neza yego harimo intambwe zingahe hano eshanu restaurant na sitiyo ntabwo reka muhe esheshatu sibyo ariko noneho banze ibyo kire ko shera arimo neza kiragutya amaboko ye ko arimo wajya wiyiraniraho rero wihangane kandi uti nubwo waba uhumirije ntiwayoberwa aho shera ari uracyakomeje ibyo bintu yego urahugiriza turagenda kandi nukomeza kwihagaraho buri guhora n'uyutwara naho ukomeza gutya turabo najya mwigerera nawe nta yundi kibazo kumereza no tugenda karibu ibyo ndani aracyari muri nzira urahagaza ukomeza umereza komeza y'amaboko kuko aracyarimo komeza amaboko kuko aracyarimo arimo rwose arimo bagire arimo komeza Musisa mu kwisi hose uretse kuzimu twitegura n'umuryango dufitanye amateka uhereye kera mwamukuru w'imiryango yacu yiga kunamanamana. Umuryango utegereje ni wa wundi wahanye n'iwacu ibihango 8 bigeze kuwa 9 imiryango cya 9 nacyo ntibagitenguha. Ni umuryango twitegura, ni umuryango utadutenguha, ni umuryango iyo tubatije imfizi izikomokaho zivuka zidacitse amata yazo n'abamenda. Uyu muryango duhuje amateka y'abanyarwanda. Uyu muryango dore mu bitaramo njyarugamba ibyo guhiga ahasaga mu cya 1990 twatarabonye mu gitaramo cyo guhiga tukamenya gucira amayira umwami na rubanda tukamenya ko igihugu cyakweza ubwo mwumva u Rwanda rwanze rukaranda rukaguka. Umuryango wacu wabo baricaraga bagahuza maze bakereka Imana u Rwanda uko mubona uko data yashimye ko nkomeza kwibutsa umucikaciko turimo nk'abasangwa tumusange tumutenga mu bitugu hano iwacu ku mbuga ngaraho dutaramana n'umuryango dutegereje maze arambwira uti Samu MC
uzasute ibisutu se neza, uzasogosora agasatsi udasangana amasaha, uzagenda ugakike mu rusego musinga, nuzica igihe, uzazinduke, tuzatama tutareba ku masaha, uzatama mudateba, nanjye ni mubyeyi nzabikora uko. Niribakenera kumamagara bazanyitembuki, bazakwite ngo MC Samu ku isi hose uretse ikuzimu. Dukomeze dukoraneho uturimo ducikacike, maze dushyireho akabago, hanyuma twitegura abashyitsi ba data. Hari intebe z'imvunwa tuze kumwegera, maze tumuterenga mu bitugu, hanyuma dufatanye kubitegura. Bibukije amateka yahahise, uyu muryango twigeze kunamanamana maze tujyana igati gitaramo. Icyo gihe ukomoka muri uwo muryango witwaga Rukundo Marite aza gukora igatavuga ati ariko nitwatarama tutiragije imwe iturira kubise hasi rwa sahaha ikaduha umwaka w'umwaku ikawushyira kure. Maze icyo gihe hari mu cyamagana 832 twemeraga Imana y'Irwaga kandi igataha i Rwanda. Maze aragira ati reka tuze kuyambaza, kandi iyo Mana uretse kuko twizera Imana iri kwibarika n'aharara ariyo Mana isumba bose. Yagize ati seka agasani k'i Rwanda rusekera ugubwe neza, rusenerezemo amahoro n'amahe, rutsindire ubukene n'ubugingo buke, rutsindire icyago n'icyagane, rutsindire ubusame n'ubusharire, rutsindire ya munsi n'intumwa yayo, rutsindire umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga, atigarika ibiganza tugabire rugaba rugabo rwagisha, maze twishyuke mu Rwanda umu. Maze Rukundo tumenya ko ari umwe mu muryango ukomoka urukirigiri mutugenderera buri gihe, kandi akaba umwe nzajya nsura nanjye akansogongeza ku muco w'Abanyarwanda. N'uyu munsi rero nagira ubuntu ko data yishimiye ko turi buze kubana mu gitaramo nk'abato tungana. Umuryango wa data uriteguye, amasaha yo gukerutsa igihajya cy'icyokozi cy'icyaka nagera turaza kubigenza nk'uko adutegeka, kandi twiteguye igitaramo bya ruko. Nushaka kuhakura Samu umwite Manaca MC Samu ku isi hose uretse ikuzimu. Gushyira kure, bazi kumenya ubutumire bwa data yabahaye bw'umuryango, bazi kumenya kubahiriza igihe kandi ku masaha, bazi kumenya gutaramana natwe nk'imfura nzima, bazi kuzana amasibo yombi bakabyara umuryango muzima, bazi gutaramana natwe, bazi kubaha umuco w'Abanyarwanda, bazi ko twafatanyaga gucira amayira umwami na rubanda maze tukamenya n'igihugu cya kweza, bazi kohereza abana ku rugamba bakarwana u Rwanda rukanda, bazi kugira abana bajya ku nyigo z'u Rwanda bakarinda umutekano w'igihugu, maze tugatarama neza tugatarama, twahinga tukeza kubw'umutekano, maze hatuye avuga ngo se bakamukubita bamuteruye bakamurira gutora ibuye. Amasaha asatira amatarama, abafata shusho murakoze, hanyuma batanga ibyicaro mu bikore fana bwangu, hanyuma amasibo yose namara kugera mu byicaro. Abandi namwe mushobora kugenda mukajyana hariya, umuryango urahuza nta guhangana kubamo, maze tukaza kujyanamo. Murakoze. Bihinduye isura, abafite inshingano hano kwa data mwese muri maso, abandi muhagarare kuma mu ngamba, hato data ataza kunshima akangorera nyuma y'igitaramo ngakabagaya. Mubyeyi uramutse umuryango uyu munsi, wambwiye ko nta rindi jambo ngomba kubanza mu gitaramo nk'iki tutabanje umuturinda gukubise hasi rwa sahaha akaduha gutambuka bizima. Ushima hano iwacu arashima ibintu bitatu: ashime ko yabashije gutegura igitaramo kizima, ashime ko yabashije gutumira imfura nzima, ashime ko bageze mu amahoro ereke n'igitaramo. Bagireho umugisha mubyeyi. Izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Mutagatifu. Turagushimira dawe Imana ishobora byose uyu munsi wateganyije iyi miryango yombi ihurira hano. Turakuraritse kugira ngo ube rwagati muri twe, ibibera hano byose bihabwe umugisha nawe, ari ibyo kunywa, ari ibyo kurya, mu byo dukora byose ari wowe wigaragaza nk'Imana yacu. Turagusaba rero kugira ngo byose ni ikirere, ibyo turagusabye kubwa Yesu Kristo umwana wacu. Reka tubuze ibiganza dushimira Imana ko yaturinze rwose tukatugiye kwandika. Murakoze mu kiruhuko cy'ubutarame. Mubyeyi rero bugingo twongeye kugira amahirwe y'uko mbonye ubwabo imfura nzima yaje arangaje imbere imfura nazo zigize umuryango muzima mutaramana. Mubyeyi ko mwanumaga kugira ngo ujye kuraba ari kuri kimwe by'amarembo bavunyisha,
ntabwo twabatindiye ariko nanone twabajyanye huti twabahaye akanya bashaka kwikoma urume babigenza uko maze kandi tubatwaza zimwe na zimwe tuzijyana ku rugato rudahirika izindi babyinnye bazikomeranyije menya ko ari buze gukenera amendezo mu gataramana nyemerera rero umutambutse umwakire ninkuraho urupfuko uraza kumutwakira maze babandi bahaye inshingano baraza kuzamura amajwi yumve ngo pfunu ikimenyetso cy'uko batamutumiye babiteguye baguha amashyi twakwisemo neza mubyeyi mbonye ubwa ngwino wongere nabonye nkora imbagara reka dusubiremo kandi urukumbuzi runshengura imbavu nukuri ariko abo mwazanye bo bari baje iwacu maze rero muganga cyangwa ntabwo ari hafi aha ni kure ndabizi ko aho mwanyuze twaciye impugu nyinshi ariko sina nyinshi cyane reka burya turaturanye wawe ntihaba kure ntabwo haba kure rwose sogongera by'umuco sinumva simeze nuyigari mbwire baguhinde humura zirahari abatware mu mabyi utaba nka kiniga amazi cya Sebatenga ngo niwe wabonye idakwiriye umwami arayinywa arayimara. Amashyi dushimira ababyeyi bacu bari kuganira neza bakagize bakamirwa kandi ubwo n'ubundi data agize ati ntusomere bose bisomere kuko twarabiteguye ubwo abanyagikari mwabyumvise data avuga rimwe mukumva kabiri hanyuma mu bigenzi uko maze bishimye. Mubyeyi rero icyo nasabaga unyemereye nanjye na mu gihe abakerutse icyanya cy'icyokozi cy'icyaka babigenza uko Umunyarwanda yaravuze ngo imirimo ibiri yananiye impyisi ariko twe turi abantu b'abagabo nagira ngo munyemerere ingingo ebyiri muzigendanemo maze imfura nzima tuze kumenya ingingo imugenza munanyemereze kubanza imbere y'izacu mu gitaramo ariko reka abakerutse abanza babigenza uko byibuze mubanze mubone ko abashyitsi bawe bishimye mu madakika make murakoze. Rero reka mubwire mbonye ubwa uyu ni umuryango kandi mugari nk'uko usanzwe uwuzi ijambo vuze turaryumvise reka tujye inama ntibitinda hanyuma tubahe igisubizo. mwifura cyane ariko kugira ngo muze kumpa igisubizo cyiza mutaza kugira ngo ninjye wiyohereje ariko bwa butumwa naguhaye bwawe bw'umuryango wahita nkagwa n'ubwabo mutagatifu yampaye. aho mutagatifu ko nta gusubiza inyuma se. Reka badusomere mu itangiriro ibice 34 umurongo wa 9. Igihe nari ndimo nza ntabwo naza mu rugendo ntasengeye hari ijambo ry'Imana ryanjemo. Itangiriro ibice 34 umurongo wa 9. Reka umuntu ufite Bibiliya muri telefone MC hari bifitemo hano turi kumwe reka musa dusomere 34 reka handitse ngo haleluya mudushyingire abakobwa banyu haleluya namwe murongore abakobwa bacu. murakoze cyane uraza kugira iby'Abayisiraheli ko twe turi Abanyarwanda. badushobye neza amen ivuge wahaga niyo yonyine ikugize. maze rero nari nkikubwira ko umuryango wacu ntituri inkeho abagabo turi kumwe bumvishe ibyo wavuze nta n'umwe wabihinyuye ariko kandi tugira ababyeyi batubera ahakomeye cyane cyane iyo mugiye mu bakobwa abo babyeyi nibo bamenyera inyogaruzi yewe n'icyo gihe kitaragera nibo bamenye ireke bagakandira mu mukondo byose nibo babikora nibo bamenya ko umwana ageze igihe cyo kuba ababyeyi bamuvugaho cyangwa bamwohereza mu wundi muryango bakamutanga nk'imbuto muntu kugira ngo ntazabarumbire ahubwo azere u Rwanda rwande ndetse rugere no hakurya y'izo mbibi. maze rero
mbaze nde muri ba nyirasenge. igitaramo cyabaye cyiza kandi twagishimye, ntitwanga abatugana. Ni ukuvuga ngo twemeye kumutanga kuko twemeye ko asabwa, niko kera byahoze na kera mu muco nyarwanda. n'impundu nyinshi kandi impundu mu gihe Banyuga karame karame. ngo noneho sa barakwemereye. Buriya rero wa mugani wake waturutse mu kirambi ngo bucikira ngo saba rwose noneho no guhangura habo nabo bakaba barahesheje umuryango icyubahiro n'ikuzo. nibyo rwose. Uragira uti rero wereke Eric yabikunze Eric turi mu kijana cya 21 yandihuta ariko kandi Eric ungusabira arambwiye ngo mvuge mu ijwi ryawe ngo mubwire ngo ya plan yaciyemo. Reba abagabo babe bakeya batandatu bagiye hagati, hanyuma karushana nishuse nka musinga, hanyuma amano batagira ngo barane ubumuga bw'amano uyashyire muri masa. Sawa, urugendo rwiza. Mwongere mashyi mu mwakire. nanjye ndayafite. Data namushimira. Yageweho ahubwo n'urujijo ko naherutse se yasabira umuhungu umwe nkaba ndeba haje ishyirahamwe. Waketse ko ari koperative? Ni koperative iradukunda. Kiri karame. Ntabwo ari koperative nakuzaniye iradukunda, ariko ntabwo umusore wacu agenda wenyine kuko nta nubwo yavutse ari ikinege. Nyamugenda mu bigagara. Nakubwiye yuko yego rwose humura ntabwo agenda wenyine hose kandi urabona yuko ntabwereka wese se ntiwamushima ugira ngo yarose ndabona bakwiye igera ejoro mu kwereka ariko mwasabye umwe. Ese ko wambwiye ko wateye ishoti impamvu wowe ntiwamwibwira? Nzi imyaka ndimo ngo barakubwiye ngo gukeka ni icyaha. Ni icyaha. Tera intambwe ebyiri wigira imbere. Batabuja iradukunda Eric n'uyu nguyu. Eric ngwino hano. Ngwino uramutse. Ngwino abasaza bakuramutse. Nikoye. Ni mu muramutse. Uzi kwivuga? Uramutswa n'abakuye. Abanza bakuramutse. Cyafite igihunga. Udagira icyivugo gikomeye cyane. Kuko umuheto we iyo awufoye ababisha batatanira mu bihuru no mu matego. Ugihari. Nikoye. Ari ivugo gihari koko. Ahubwo ubu nibwo agiye kubona ikivugo. Uko mwamubonye mwamushimye. N'impundu rwose ntazizi. Gatatu z'urwanaga. Mutereka ko n'umushimye umukwe wacu. Utyo. Data murakoze cyane ko munyemereye kumenya ibyicaro by'umukwe. Reka nanjye munyemere noneho mugwemo muri aka kanya nka muramu wanjye. Ngaho igira hano gato aka kantu nkagusabire. Uretse no kuba yaranafani muzamurize muri muzuze mukora amarembo. Umva pare icara aho utesitiye shobo. Aho ugeze hose wakwigwe na hanini hajya umwanda arajya mushiki wanjye. Wicuza za data tebirebeze mu gihe cy'igikumu woke. Sawa? Sawa umuhama cyazi gutesitinga. Hanyuma uzamura inkoni dore nuko tuzamura umukwe mu ntera. Mubyeyi mukoze mu biganza nsanga ibiganza bye n'ibyakoraguye amata y'abatagira umutima byakanze mudasobwa mu muhamashyi. Ndamwumva imirindi mwumva ni imfura cyane. Umwami yavuze ko umugabo w'u Rwanda agira impfundiko
umukwe wacu arazifite ariko izo afite si zimwe ziterwa n'agahinda bitamurikira mwase ahubwo yanyoye inka mumwongera ndi mubyeyi kandi muryango muzima uyaza agaciro k'umugore kuko yasomye amateka amenya ko umwamikazi Elizabeth yatwaye ubwanwa abagabo ubwanwa baramuyoboka azita kuri mushiki wanjye mumwongera ndi hanyuma kandi ibigibye ni byinshi ariko nsoza uyu ni yahinze ahenda indaya ngayiraze buturi kuri iyo ngingo n'umunebwe mu muhanda hanyuma tegeka pare yicara wowe wanarongoye mbere kandi urongoro wo wakuye hanyuma aba bose babazi ugusabira hano iwacu arahari tumuha inkoni uruhande rurimo abakuze ari guheraho uhita ubabwira uti pa muceho n'abandi bavuga uti ca mujye kwicara hano kwa sobukwe maze ubishongoreho n'abazaza ati ni hano harimo abakuze gusa babibone mubahe amashyi barakuze namwe murakuze maze bakumera amashyi iyo ubirya bubisi simba ni hano bakumera amashyi rwose hanyuma rero kandi ngira ngo umubyeyi nditegereza nkareba imfura nzima muri gutaramana nkabona hari rimubandabanda ahagusha mu kanegeka ndabigira itegeko rwose urasi cyangwa ntukireba musi buriya arabizi niwe uzi iby'abato niba bahari arabizi niba bagiye mu rubohero azi iyo ruba reka turebe numvise imfura nzima ariko arasabasaba mushiki wanjye kandi urabizi uturimo ajya mfasha agatumura akanasasa nkasasuza ibirenge hanyuma ubwo nikoza hirya hamba mfasha hanigunga masenge mukamusore mwajurije muhati sana uko wikunze ni mushiki wanjye ararongora ati se shaka impamvu itaranyishe ndetse na nyogokuru akarongorwa natumva zaba ikidaturika ndasirika numva bibasha kuba ari byiza hanyuma nabwiye abantu ni abamusigasiga data na numa simbabwira ikibagenza kuko ntabwo mwanditse uko ariko nahimye urugohe mubyeyi niba nishamangaje umwanya nugera mu mvuge no mu ijwi rirenga murabona baje kandi babizigiye kubaha kuri twaguhaye rugari twavuze ngo abato ntibamenye iby'abato reka nibutse y'amasibo agera muri 3 isibo ya mbere muraza nk'ababyeyi bamutoje kwimira inyana n'inikiza isibo ya kabiri kandi razamo bava bazima bazagira ikirenge muke kuko umwari w'u Rwanda udashyigiye bya gisiribobo agira abamugera ikirenge muke isibo ya gatatu izemo barumuna banjye bakaba basaza be nimo murangate kuko si impumyi ahubwo muze mubabakumirize mu nzira mumugeza amahoro unyaruke numva mfite amashusho yo kubona sister Eric yego Eric hanyuma uringaniye n'umukunzi neza hanyuma rero reba ko uringaniye n'umukunzi neza Marene nawe jya hajya wegere barabahungu nta kibazo umuringaniye neza yego harimo intambwe zingahe hano eshanu barazitera nka sitiyo ntabwo reka mwe esheshatu sibyo ariko noneho banze ibyo byo ko shera arimo neza kira gutya amaboko ye kare arimo wajya kuyiraniraho rero wihangane kandi uti nubwo waruhumirije ntiwayoberwa aho shera ari uracyakomeje ibyo bintu yego urahumiriza turagenda ubwo kandi nukomeza kwihagaraho muri guhora n'ubutware naho ukomeza gutya turabona najya mukenera nawe nta bindi kibazo humiriza noneho tugenda karibu ibyo aracyari muri nzira urahagaze aho ukomeza humiriza komeza ya maboko kuko aracyarimo komeza amaboko kuko aracyarimo aracyarimo rwose arakomeze arimo rwose arimo twagiye ubona niwe mutware komeza arimo urumva ko baduha amashyi arimo komeza ubona niwe utwara arimo
akazi gakomeye babonye kandi nabo babaye abakumirizi bakamugeza amahoro. Pare naguhereze ubutumwa bageneye bukubiye muri envelope kandi icyo mukundira bose uba wabashwikiye. Ngaho nawe wakira sha huguka sha undi mwana yafashe sheke nawe ugira hafi. Ntabwo ari ikiguzi, abashimiye uruhare mwagize ngo niyo bateretanaga hari igihe mwozaga ibyombo rimwe na rimwe kugira ngo bibyare gahunda nziza. Kamera ngo ifoto bya ngo bya hanyuma sha wowe waguhaye sheke izigamye muri Bank of Kigali, wayizigamye muri BPR, muzagere mubikuze mujye muri arena nimuvaye mujye muri convention mwaka inkoko y'isake niba baza muvuge ngo mwashingiye mushiki wanyu muramura abashwekera. Ifoto yafashwe, fata ifoto rwose yizuminga izingana nka downtown. Umunyarwanda yaravuze ngo inkoni nziza imera mu isusa, mutanze mushiki wanyu mwiza ni mudasenga muzaza nutambitse ibirenge. Namujyana bamenyera ibyicaro ngaho akira barumuna bangesha nibamara akanya barajya kwa supuku maze igitaramo data komeza amenye ko kimeze neza. Hanyuma rero abari muri telefone muhuguke, abahuze muhuguke, abafite ibyo mutekereza mwese turebe hariya. Uyu mwanya mushiki wanjye yarambwiye ngo nzabwira abantu bose ko nkumusabiye, maze ngo nimara kubivuga muhugutse amano ye nayashirira rebana, amano yanyu arebana. Ukunda guhorera gutya cyangwa ukuntu style ukunda muri hagati mwese muyihoberanemo. Uyu mwanya data yabyemeye ndetse ni wabo muramaze rwose murashimire cyane. Abana bibuka gutanga umusaya mu muco yo pare ngaho igera hafi, mare nawe yigera hariya hafi ngo azagaragaza ko yagwisemo mu bandi. Mwereka urwo rurabo yishakishirizemo, hataba harimo uruburi rukarwinga umukunzi, ariko nasangamo umuringa araza kuzamura bigaragaze, maze icyo asangamo mushiki wanjye araza kunyemerera mu ikiganza cy'imoso, maze DJ gatsitsimura ariko nikandishijwe kuko ndi gupagasa kagende mukuntu keza rwose. Hanyuma aguheza ikiganza cy'imoso, ushake mu rutoki hirya mukubita koko hafi na meme musumba zose. Banza ubeze ikiganza cy'imoso zose rimwe kabiri gatatu musumba zose ushyira hejuru. Urabasumba bose mwise w'isoko isubiza wisangirizaga buri munsi. Amashyi menshi cyane. Maze iyo foto numara kuyifata ukazamurusha ibiganza amushimira ibyimazeyo. Ndashimira abantu data hari inshinga zo gukomeza gutegura neza kuko nkoresha igihe aya mafoto yo nta koresha njya nyashyiraho kuko n'umusaza atinya nyina abo kubahwa ndabazi. Ufotora uko ubishaka ufotora igihumbi, nubwo Petit Frere yavuze ngo ufotora neza n'iyigora. Icyo giseke kinyure mu biganza bya Eric gitambikwe kireba kwa mushiki wanjye, maze bashimire umubyeyi. Impamvu bashyira umukwe hagati bikaba ikimenyetso cy'uko ahawe ikaze mu rugo. Habaho ubwoko butatu bw'inseko: guseka, kumwenyura no gushinyika. Abanyarwanda turamwenyura tugaseka iyo tubonye ibisetso, kuko noneho twegeye dushyire umukazana hagati, ikimenyetso cy'uko iyi foto mu mateka y'u Rwanda ni imwe mu mafoto akomeye yitwa inyakiramukazana. Turanyunyuza bamwenyure ifoto itazashya uko muri kurwa birabaye. Mutwaza ababyeyi maze kugira ngo tugane ku musozo, ni guhamagara ababyeyi bakomeye baza kubinyemerera. Duhamagara nyina wabo akaba mama wacu, ubwo ni hari iwacu Mama Ngabire atambuke. Ubwo ni ikimenyetso cy'uko hari n'abandi ndibuze guhamagara mu gitaramo cy'ubutaha, mutaza kugira ngo amasizina yaciye. Mama wacu Mama Ngabire, ubu hari abari aha bazi ngo ndi muri uyu muryango naje gutagasa, nyamara uriya muryango mukomokamo. Mama Ngabire karibu, maze umwana wacu agushimire byimazeyo. Ndateguza mama na mama kugira ngo baze kudusoreza iki gikorwa ku mugaragaro.
bose babireba tewe kandi ndateguza abatahira b'izi wacu bagiriye inama baba babahaye imizindaro bagakomaho mwumva ko bayifite. Mama na mama tubagore bongere bagaruke maze umwana wanyu akaba n'umukazana agira icyo akora. Mama na mama. Wow. Mama na mama. Mama. Yego yaje. Mama ubyara umwana wacu na mama ubyara umusore. Yego. Gabanyaho gato DJ gato. Babyeyi nagenye ko muhurira aha nababwira akantu. Aha hafi mama. Yego. Murabona yuko iyo abantu bashyingiranywe batizera Imana bitana ba mwana. Muhora hano Mungu yari n'akazina muzitana katarimo cyaba mwana cyo kamo. Yesu we. Nimuzitane cyaba mwana. Muzicara musorovinga ibibazo mushake solution. Naho mwicara umwana wanjye batungure yahoze ambwira ngo surprise. Ige. Ngaho bikurikirane marena kure hafi. Eric, iyi ni politike y'abagore mwiyivangemo. Sawa. Yagiye kureka ababyeyi kwambika ingofero. Noneho n'aka kanya nawe murebere. Cyakora mu kanya kugira ngo ngaho tuzifate. MC Sam mu cyoro mwaka bwo kubira iki gitaramo. Ndabamenyesha ko hari abandi bantu benshi abana bagiye gushimira ariko ku bwa kakagabo kitwa Amasaha banyemereye ngo tuzayikorera mu gitaramo cy'ubutaha. Murakoze. Igeta aravuga ati babyeyi mwagize neza. Iyo mwari karavuga ati mubyeyi ngiye mu maboko mazima kandi mashya. Munyemerere mama mbere ku mubyeyi nsanze. Ati ngiye mu maboko mazima umwana wacu azi ubwenge agataho ngiye n'ahantu. Reka mavandi nuko mwamwimye amashyi kandi arabikora nk'ikiraka n'ubundi ntacyo bitwaye. Ati mubyeyi warihanganye uriyima warihanganye uramenya nawe ndaje mugerewe. Ati wowe rero mama ibyo nagukorera ni byinshi byo kamba mwanditse uvuga ngo indashyikirwa mubyeyi nuko wareze umugabo nkunda ukamutoza kuba umugabo w'imfura hanyuma kandi ukamubwira ko atazabirya bubisi agategereza igihe kugira ngo uyu munsi mumenye inkike ya ruguru nawe aze kwimenya. Mama ati mwarakoze. Hanyuma we mubyeyi rero wagiriye neza wambaye hafi ngira inama umbwira ko umwana muzima inoza turimo noneho. Yego gahunda ku buryo bakwishyura bihuse iyo bayabonye. Ibizo mingizi nkana nka ryabiga Nyagatare cyangwa Rwagitima Sante muri Gatsibo k'Ibitobo. Hanyuma rero abagiye basubira mu byicaro. Reka mugeshure babyeyi mufate n'agafoto muhagaze. Aya makamba abandi bayahatanira bari gushaka ubutunzi bw'isi biyonganya imbere y'akanama nkemurampaka ariko mwe mwayakoreye muri kurera neza abantu. Amashyi menshi cyane twakira ababyeyi n'impundu kugira gatatu ababyeyi musubire mu byicaro Imana ibahe umugisha. Reka nsabe abageni bacu bagejuru abatahira bakome kuri mikoro numve ko bazifite. Amazina yanjye nitwa Kiza Rugaju Rakasira Kase Mucunda Mwambutsa Minega Rugaju. Ubu mbona navutse neza mvuga data afite nkamvukiramo n'amahembezi kuriramo n'inzara zigaragaramo n'ibara ry'icyasha kuzubagarurira n'amata y'ishyushyu ubu zahagazemo n'ibikindi by'amarembo cyane nk'amazina ndimo n'imyugariro. Ntuzivuga ishoka nkazivuga ibyagira zivuga ziguza amata ku bindi ku gicaniro ariko ndenge kuzivuga amazina yazo.
ngo zibamo rwese rukaza imbere umwana zibone mu ruzo rwa muta mu kinyabwatija ntayembera n'amareze y'imana imbere kukamashyuga gaje mu kinyabwatija gatangaza n'amaswa yatereza rugwana mbisata kwiyamuna na rubunguki hangira mari batemba mari borukamurwa ushaka n'ingondo yakebwa mu rwego yagaranze urwanda keneje inkoni ngo badatenze muzo bagashaka kuri giti sigasanga ari ngome bagakuka mu bigo gakeza rugango bagakoze barakazumbana mu rya bwana cyangwa ngo nandi nkazumbana bya mutara kungagira cyane rugana cyane ngo zibizakurehesha biwacu bakazikunda akazikamira zikakumvira ifura cyane zinohereza abazi kurunga bazikabamugira ku mutima no ku mubiri bakagira uko basi bakagira uko bagenda bakazigendera bakazitirirwa tukaziza twese wazibona ku murati n'ifura cyane ngomba kunda cyane uko mu ngare nageze kambera mu rwingavu zikabuze zitigurwe n'ingabo rwose umbona mu ikanda ryazo ngo zikaba rwese rukazayize buri muntu zavuga impuruza muri bitaro kutagobiza imbere muri za meze saga n'uko rwambuka n'igira ngo bizi sangarizwe muri mugari uyu muri sesire mbi bikamubariza imbere isari n'ingo rw'imufite muri rwose agategeka ingeri ngazambariramo na nyamusozi yagira zeteretse bwo kuyimanza gahoro nyamarire kuratiza muje sabe ngo kakabasanze zigaramira zikuka amahimbe yawe ndetse nyarubuye norera guhora nabo bataje mu kinyambo baragenda ngo bazitanze ngogira ngo inkuru bari baterasega no cyangwa ziburambi bwaziragurutse mu ngo muri kisome zetwegereza umwima ngo mwabara zamagaze bana guki maze data nkombe bijejuru muhere no mu simutojwa ukikoresha muri abatunzi asanze ziwanyo zitajya zishira ahubwo ziteka maze unamundire umure mu biganza bizigukama ni nabyo zaje bifashe imwanzuro ngo ni amashongore data aho ndabishima maze nanjye ndagenda mwishongore yego ndabishimye data muje amaso namwe usanga duhuje amasoso usanga amaso ari Yesu Kristo usanga muri Rwanda gasabo usanga Yesu araducunguye usanga muri imfura cyane mwihamashyirwa muri imfura Nishikamo gakiza cyane nabikunda burya gutunga inka no gutunga gakiza ari ibintu bibiri umuntu yitwa kandi akitwa umutunzi imbere y'Imana n'imbere y'abantu nibivuga nk'amusaga zimusozi nkaririmba nka Dawidi umuntu amaze senga nka Daniel mu gergezo ndumva ukiza rugaje umeze nka Salomo kundebiya cyane shimwe Kristo mbese ari kumusaraba umusomara uri muri Yesu Yesu amaraso ni bwaje kumuvama agapurujije by'umusirikare aza gusanga Yesu rwoko butavumika kandi rwo naje gusanga ubwoko butavumika burya ibisira mu Rwanda rwose kimwe utudekari gute nubwo iteka musaga bisiranya tukura bageze mu butayu musarata kuganiza ubiteka musaga Rwanda mwaje waseka gitumba gisabwe gemara nubwo iteka shumbusha biserekara na Yesu wa mugaro dani bashyira mu gihugu cy'Kanani baratora batekana gitemba amata n'ubuki nubwo iteka shumbusha abanyarwanda akabari n'akaga mu Rwanda turutora teka amata n'ubuki turagaragara dushima Imana gusa twese kandi dukundana ubitara maze data umwungeri w'ijuru uyu ni mu yaje zirongoye ndabakunze cyane kandi nasanze ndabamwifura harya ndabishima kandi mwumve n'abashiki banjye baze ko mwaza yego rero ni mpamvu rero tuvuga amazina nka data mu nkundi burya Yesu yaje kuvukira mu gikumba avuka neza ageze mu gihe cy'ifashabere atangira kujya yinywera inshyushyu burya mbara nawe wamubyaye burya yaje kurwara n'isabwe mu gihe cyo gutwita yari umubyeyi mwiza kandi abyariye Yesu amuduhereza agakiza ariko turamushima tuba nawe turabikundira niyo mpamvu tuvuga Imana yaho rero nitwa kiza rugaje umurana amashyi Ibaniro kundi nawe nazi mumarama wezi vumereza zoko wemizatuni misengo nawe namagaju y'imikura kundi nawe kundi nawe kundi nawe kundi nawe umunsi mwiza w'intwari amashyi n'impundu ndazirwa bigugura nabyo yarayicirwa mu Rwanda rwose rwamara rukemu yarayigeze kibantu cyacacetse mutabikira mu ngendo baduhoye urahingi mu imuka mu gisaburye kuba kwicara gusabanye niwe kizira ngazahinga zirahinduye yego narakukana hari abagabo cyane ariko abagabo impari bavuga ngo yose byinshi tawe natabara bazinya amabena tumari nagahinda ngobere chongo cyashyikiye mutamuhanga mukavuga ko umuntu dore mugabo yabiyice gatano mutebeza mugabo teshe inama y'umuzu rwama mukari mpinga imbere ndende wanjye yaje kwizi nkunda ruse mu
mudahamagazwa impamvu inkono nziza bayihamagajwe umurishyo hiduri mugirwa neza mihigo ibitugu n'igisenga mihigo wangeriwe hiduri ndagwina kabaratsi impingane bita shebuja w'impanzi rw'emazi bane itagira impumu n'ikaruruka ngo wumye n'igenda mu ngabo z'umuhozi ntayihumye rwego zawe yako dore ikayimvura kirana nk'imana ikirenga n'umurezi batizana yaje kwakira amahanga isanzwe izamutana ze muhimbaye ntegere mihigo asanga imetero hamye ati ne muhomu ndibyoroshya ati ne muhomu urabona abahungiye n'igikaka igikuba kibacitse mureke mwumve nkuru birakabuza rutarimo n'umugabo umugambi zirarugendana ejo n'intare zihongera imbaraga n'urugamba rwuze umurambi intambara abayaguka imanzi intambara izakenya n'ingoga intambara n'ingoma zigiye ibikwa muri rwo imana yamuremye n'umugabo ntimugire umwanya wadashyikiye turamaze kwigarura impembe impundu zakuriye mu rwanda inyambo zaciye amahembe zamushoro kandi zandimo umwami yageze kuma ariko amabwira rw'imana rw'imana mukorokera n'ubu ntabwo inyamusozi abundi yese mu mpamvu abutangaje kumuri huza niratweke nkarwa mbibi iraza ko myugariro ku manywa y'ihanguni ya ruganga mpeto ruhatsinze rw'amakombe z'umuhigo ingogo zisenda gukora agenda indamutse bwa mbere rushongore mu rwa mbere ry'isharamazi ushobora rw'eshorezo kibujeho umushu yakubwira byashingiye iyo ni imvuyo yiwe ati cyorerwa amashyo cyorerwa amagana munshimire umubyeyi mwuka agira inka z'icyizere kajyana kuzana impambara rwango ndi macumu babihiko n'igitego cya rugamba igiseke n'ibitari mu zuba rugakora none ndinyamurango urejwe n'ishinga rushimirwa n'ucumu natweru ari kwitewe na dance cyorerwa amashyi ati muri utu twice twiza kakakubera umushumba ntukongere kubonesha munshire mu byo mukagira inka ngaho reka dutaramire umuryango waje tugana tubyungura inama ko yaraye bweye umushumba tibyo ugasongora inama umwanza pana gahinda we murararaho naye tunimuze dushingashinge tunimuze dushingashinge uducingire ntibikingiwe turirimbe za nyakugwira we murararaho zara umusore bamujyanye yari yambaye iki yambaye isaha ku kuboko yari yambaye ishati ya ruturuse yari yambaye igirwiza no mu gituza ingotikarimbura amabuye muramura mutereze umwubahirize niwe mwambara urukundo ni rwogera urwogera kagirimo maze rero ntabwo nagenda navuze nanjye rero umuhungu wacu na mushiki wanyu umusore wacu n'ibituza bitutonda imihigo ibitugu n'ibya musinga amaso n'amasoso n'ibya Yesu ashinguye neza cyane ahagaze bwumva na busumari ariko mwadushingiye umukobwa mwiza mukuru wanjye wibare cyane wibare kurongora umukobwa mwiza ni ukuri pe umukobwa mwiza cyane wagiraga ariko se mwokagera Yesu umwe uno ko ari umukobwa mwiza wagiraga akarungu ushoje wapomba kwisiga diyama mwokagera Yesu umwe hano ukuri amata amutembera ku mubiri no mu mutima akwibamo n'agakiza cyane akabifura cyane mufite umukobwa mwiza nuko n'inka twarongoye zigashyira mu zindi nasanze muri abatunzi nuko rero umusore wacu n'ibigomba bituru byangombwa n'agamba asa n'uwagakiza cyane akabimuhonda cyane niy'amarere niy'amambare cyane akunda cyane akitonda cyane tuvuga n'ubwango wacu akaduhagarara ngaho mbere mushiki wawe n'ubu arahamye kandi mukuru wawe yamwenyuriye yego urukundo ni rwogera yego umugabo Imana maze nanjye ndi gucutsa ndagenda niririmbira kano karirimbo nugerayo bazaguha amata baguha imponge nusomeze inshyushyu n'umutahwe uzakumara inyota kandi n'impungure zihoza abana uri hehe mwandurira uri hehe mwamuze ndifuza ko waziwanyu mu mata bateza agatemba mu biganza bigambariza n'anyambi nogeye amaso maze ubundi rero muzabyare muzabyarwe mugwize isi yanyu izabe amata n'amavuta mwe nk'Adamu na Eva muri Edeni muhorane umwana mukagira amashyi ibyo ntashoboye ndayamanika ayo mashyi muyongere ubu bwo mumbona abahungu baza kuvuga amazina y'inka nanjye nkamenya kunywa amata nkanywa inka nkazibundira bararirimba hari abamerutse kuririmba umusaza arandeba ngo musinga ibyo ushoboye ni ukuyobora ubukwe ngo uririmba nawe wajya bakwigiye mixeri basiga bakuniza mubongera amashyi rwose barabikora neza
ibyo ntashobora ndayamanika. Turashimira abateguye ameza ko muri kubikora nk'uko data yabasabye. Noneho munyemerere mu isaha isa nk'insengera amazimano. Data ndamukunda buriya ajya amenya impano za buri mwana abyara. Yarandebye arambwira ati Samba uzi n'ibindi bindiye. Ati rero dusengera ibyo kurya. Atari uko mbikunda ahubwo ni uko ngo nsenga vuba usinjya ntokesha ku byo kurya kuko amafiriti nasobanukiye ko atajya acumura. Kereka twe bigisha ariko nitwumve tukaninira. Muze umutima nsengera amazimano. Tutsa DJ. Uwiteka mugeni mwiza, tugushimiye amazima biduhaye mu isaha isa nk'iyi. Uyeze uyahumanure mu izina rya Yesu. Amen. Arabagihumirije papa. Hari mu gitondo cya kare hafi y'ibitaro biruka, ababyeyi bombi barabutswe maze bagana kuri ibyo bitaro. Mu madakika gusa 30 abana be bamaze kuvuka batangiye kurira. Buri mwana yamaze kuvuka ararira. Gusa nagira ngo wumve iki kintu, buri mwana wese yamaze kuvuka araturika akarira. Kereka umwana we gusa wavutse mu Rwanda mu bitaro byo mu karere kamwe ko mu Burasirazuba hafi n'Umutara. Uwo mwana ntabwo yarize, yaraturitse araseka. Yamusasana byagenze bite? Akimara guturika akarira, akimara guturika agaseka, nta kundi byagenze. Nyina yahise agenda ajya guhuruza abadogiteri ati ko bakuru be basize uyu mwana noneho bigenze bite? Dogiteri yaramubwiye ngo nuko bijya bigenda ku bana bazacungura abanyarwanda iyo bavutse kuko nta kibariza baraturika bagaseka. Ntakiri dogiteri yaramubwiye ngo mba rero mubyeyi mugiriye inama, fata uyu mwana wawe uvutse aseka umenye ko azacungura abanyarwanda, agasesengura imisango yasobonye akenda kwisobana akisobanura. Ati uyazasongosora agasatsi, uyazasuta ibisuti, uyazasa nk'umusinga. Uyu Imana imutumye ku banyarwanda kandi kirikwereka nuko atazabaca amafaranga, wenda azayabaca ariko ntazaba ari menshi. Nta kundi byagenze. Yesu avuga ngo mwisema naca emusi Samba. Ni gute twisanze ahantu misi y'amafaranga? Ni gute twisanze ahantu? Reka nivugiye ku mafaranga. Nanjye mbizi neza ko umugabo witwa Dr. Franz George Calvin Mesbag mu Mudage yaravuze ngo money it's not what it is but it does. Amafaranga si icyo aricyo, amafaranga ni icyo akoze. Hari n'abandi benshi bize economy, murabizi neza ko abantu benshi bavuze ku mafaranga basobanura uburyo ki MC Sam ashobora kuva mu taro y'inyamakaza aza muri note gusa money. Aya mafaranga twese tuza gukorera, aya mafaranga yatumye tubona civilisation nziza, aya mafaranga yatumye abana b'abahanga mu gukaragira ibyuma bazatuma tubona urwibutso dutunze ka telecommande kuri rya byuma bita televiziyo. Aya mafaranga atuma dukora ahantu hadekoye neza. Aya mafaranga ni amafaranga y'abake. Nta kundi byagenda, amafaranga ni amafaranga kuko amafaranga ni icyo akoze, ntabwo ari icyo aricyo. Bana bacu, reka akiri imbere y'umugabo, hanyuma witegereze. Mwajyaga muhura mukanasangira ariko umuryango urifuza kumenya uburyo mukunda. Itegereze ku mbeye icyo kurya akunda kurusha ibindi, hanyuma umwakire. Abacuruzi icyo cyo kurya bahita bahanambira ibiciro kuri couple yanyu. Jomba ati abantu bacuruza ibirayi n'amavuta muhanambira ibiciro litirive kuri 3,000 bishyire kuri turuwasa kuri couple, va ku giti kuri couple amashyimenshi. Hanyuma nawe akiri imbere ukunze wowe utagatse bwo kumenya ibyo sister akunda. Hanyuma ubwo nawe mbimenye mwajyaga muhura, yewe atakunda dushaza abantu mwari nyamasinde mugacoca mukabiba kabuna kagondora mugasarura amajarikiro mu gikure ku 8 bishyire kuri 800. Ngaho muryoherwe banaduhaye ikaze. Aya mafaranga twese dushakisha ku isi buri munsi, wari uzi ko umuntu watangiye akora matera yarinze afata arayiryamaho kubera gushaka amafaranga? Ni umuntu wa mbere wari uvumbuye ko matera wayikora ukareka kurara ku bisambi ndetse no ku birere ukarara ku cyitwa matera. None ndaraho uyu muntu yaraye akora matera kubera gushaka amafaranga money, arinda apfa ataramenya uburyohe bw'iyi matera turaraho. Aya mafaranga atuma mvuga amagambo menshi ariko meza, ni amafaranga y'abake.
mbese niki kigaragaza ko umusemburo wa dopamine wakuvutsemo ukavubura amamiliyari y'uturemangingo mubiri wawe y'ibyishimo bitewe n'urwego wabonye MC? Nabibwirwa n'iki nta kimenyetso cy'amafaranga wagaragaje? Mu rugero turi mu mwaka mushya, twese tuzi neza ko ugiye mu gitaramo cy'abahanzi iyo ibyishimo bize uhita ureba umuhanzi ku kabyiniro ukamuhereza amafaranga ukayamunagira. Bigenda bite se iyo ugiye mu bukwe? Reka mwibutse mu 2000 watashye ubukwe wari kumwe n'umugore, mwabugezemo burimo abantu beza baneshe bateye ipasi bisize bameze neza. Bukeye mwagiye gusura babageni, hanyuma babahereza akakuma gato kitwa telekomande ngo mutunge televiziyo. Babahaye kakuma mugatunga televiziyo, hanyuma bakimara kukagwaho wahise ugatera hejuru madamu ariko kureba ugakubita hasi ugakandagira akajandagurika kubera agahinda wari utewe na MC wasanze muri ubwo bukwe. MC wa Kandare, MC Imana itatumye ku banyarwanda no ku isi hose uretse ku isi. Nta kindi cyabaye. Uyu munsi waje muri ubu bukwe bw'abana bacu, wasanze iki? Wasanze itandukaniro, kuko uwo munsi mu bukwe mwagiyemo byari 3:30 MC yafashe mikoro, MC X ahita yishyamangaza aravuga ngo umugeni mwaje gusaba arahari turamubahaye. Ubukwe bwarangiye 4:00, abageni baryamye 8:00. Ntabwo nzi niba bararyamye cyangwa baratarashije. Icyo ngira ngo mwibutse ni uko uyu munsi iyo umunyarwanda agiye kuvuga interuro nziza aravuga ngo va ku giti. Serivisi mube maso, abantu badafite icyo mufite muze ibiganza mu nshimire bumve. Ni ukuvuga ko abari muri serivisi namwe niba muri kumva mwahita mureba muhereye ku bigero uko bagiye barutana, hanyuma ukareba abantu ukabwira ati welcome muryoherwe. For example, reka nsoze, va ku giti dore umuntu Mana cha MC Samu. Ushobora kwibaza uyu muntu uyu MC mbese ko abaye na simata shooting suit yaturutse mu Burusiya aho ntabakosha? Hoya, reka mprofita amahirwe y'amamaza ntabwo nkosha. Ibiciro ni mu biceri kuko Imana yadutumye ku banyarwanda, ibintu twabigize ibyacu, ibintu tubyisangamo. Ntabwo Imana yaba yarashimye ko abana bashyingiranwa ngo MC Samu wa mbere mu kubangira kuza. Uzampamagare, nimero ntabwo ndibivugira kuko ntabwo ndi kwamamaza mu bitaro ubwanjye. Uzafata kakuma gato kitwa mudasobwa usakire kuri YouTube ngo MC Samu Mana cha Samu cyangwa Kwizera Samu official. Ufite Instagram, ufite TikTok, ufite X, uzandikamo ngo Mana cha Samu MC Samu, naho uzasanga imibare 10. Ntabwo twese mwanafunzi nitwa MC Samu. Abafite ibyo mudafite muze amashi mu nshimire cyane. Hanyuma abo nataramiye nabi muze ibiganza mu nshimire MC Samu. Abo nabatamiye nabi batatu 8. Gabo nataramiye neza mu nshimire cyane. Bifuje kugira umwaka w'umwaka mukomeze twapeye bizazane MC Samu. Kwisi hose uretse kuzimu